iki ni ikibazo nabaje Furemeje ndavuga nti reka twemere ko Tadiya atakiyobora Rayon uwayobora Rayon wese kuko yabona ko umutoza ukwiye gukomezanya na Rayon ari Lotfi ariko byaje kurangira bumvikanye noneho ko nabonye graphique amakuru ufite nahe ngabo nta kumvikana. Umutoza witwa Afahamiya Lotfi yabanje kugirwa inama yo kutitabira ibiganiro yagiranye na Rayon Sport. Mwabonye namwe yabindi byajemo kwiruka kwa Irambona biriya biganiro bari bamugira inama yo kutabyitabira. Irambona abona abanyamakuru akiruka urumva. Afahamiya Lotfi aravuga atabangira inama bose nta numwe wasinye amasezerano. Amasezerano nayange ibibazo nahura nabyo by'akazi ninjye warwana no kubihandoringa tangiye mu nama ngiye kumva icyo bavuga. Iyo nama nkuko mwabisobanuye neza ayisohokamo yemeye gutandukana ku bwumvikane bakamwishyura. Ageze hanze nkuko mwabisobanuye neza agirwa inama yo kugira resistance kuko ari busubizwe mu kazi vuba rwose. Ariko ngiye kubabwira ibintu mutigeze mwumva ahandi hariho hose cyangwa mutigeze mwumva ahandi hariho hose bya situation ya Lotfi kandi biri compliqué nibyo nababwiraga. Situation iri compliqué. Ibyaro byo byose biri compliqué ariko ubwo ako ni kamwe mu biri compliqué. Umutoza witwa Afahamiya Lotfi yatandukanye na Rayon Sport. Rayon Sport yamushyikirije email asabwa gutanga icyo bita pour reception, gusubiza wemera uvuga ko wayibonye. Iyo udasubije barayiprintinga bakayikuzanira aho uri ugasinya ko yakiriye. Ibyo byo muri communication ntabwo wemerewe kuvuga ko utayibonye. Ibindi byose byakurikiraho nyuma. Rero we n'umutoza umwungirije witwa Azuz bombi bahamije ko ibaruwa zibahagarika mu mirimo zisesa amasezerano bazibonye. Ariko iby'abareyo by'umwihariko iby'abayobozi ba Rayon bibwiraga muri situation ya Lotfi ko bijyanye no gutandukana nawe siko bimeze. Yewe abayobozi ba Rayon bagize amahirwe yo gukonsulta abanyamategeko mbere yo kwandika ayo mabaruwa kuko abari umuntu umwe wajyaga yandika amabaruwa kenshi ushaka ko barabonye harimo nk'udukosa avuga ati twirinde erreur iyo ari yo yose yazaduteza ibibazo nk'ibyo turimo duhura nabyo kuri affaire ya Robertine. Bakoranye n'abanyamategeko babiri. Hari umunyamategeko w'i Kigali mu Rwanda n'umunyamategeko uba mu Busuwisi w'umunyarwanda ariko uba mu Busuwisi. We none umwihariko we nuko ubona ko akunda umuntu yiga amategeko muri kaminuza nka kuriya mwize muri kaminuza y'u Rwanda hari ari ishami rya law. Ugasanga umuntu ararirangije agiye kwiga i Nyanza ashaka kuba umwavoka. Ujye ubibona Nyanza hari IRPD. Uwo we rero yarakomeje we yiga amategeko ya siporo. We yispecialije mu mategeko ya siporo. Ubu rero tuvugana aba i Lausanne mu Busuwisi. Ntago ari Zurich, ntago ari Zurich mu bya FIFA oya. Abi Lausanne hubwo mu bintu byo gufasha amafederation guhandoringa ibibazo by'amaklube n'amafederation locale yagiye agira ibibazo by'amategeko. Abo bose bafatanyije gukora kuri iyi case ya Lotfi. Kugira ngo tujyane neza mwumve how challenging it is. Icyambere nuko abantu bose bibeshyaga ko kuba wakwirukana Lotfi ari ukuvuga ngo Lotfi turakwirukanye turanakwishyuye uranagiye. Aba banyamategeko babwiye Rayon Sport bati mwitonde. Iki kintu cyitwa ngo gutanga amafaranga y'imperekeza kiba applied mu gihe wirukanye umuntu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Hagomba kuzaho icyo bita impamvu.
uyu mutoza mwamwirukanye kubera iki? Niba mwamwirukanye mu buryo bukurikije amategeko nta n'igiceri cy'ijana mu mugomba. donc bukurikije amategeko ubwo bigomba kuba bwanditse muri kontra. Niba hari specifications ni n'ibintu bigenwa n'urukiko. ushobora kuvuga uti wenda biranditse ngo nuramuka umaze match 3 udatsinda twemerewe gusesa amasezerano ukagenda. Aho ngaho ntacyo waba umugomba. Yego. Cyangwa se burya amasezerano agena byinshi. Hari n'igihe ushyiramo mu masezerano ngo nindamuka nshatse kukwirukana nta mpamvu. Ibyo ni ibintu bigomba kuba biri mu masezerano. Nzakwishyura aya naye. Ibyo ngibyo iyo bitari mu masezerano ibisigaye byose biba ari ibiganiro. Amasezerano ya Rayon Sport na Lotfi aravuga ngo uruhande ruzashaka gutandukana n'urundi. Hari details zisaba kwitondera cyane. Abanyamategeko baganiriye n'ubuyobozi bwa Rayon Sport barimo bakora akazi gakomeye kugira ngo barebe ko ibibazo ubu hari abanyamategeko babaye hired n'uwo nguwo arimo kugira ngo bayifashe gurwana intambara z'amategeko ivanirweho ban. Mu gihe hari uzi icyo bitaga ku rugamba hari ibyo bita wings. Hari wing iri mu rugamba rwo gushaka amafaranga, gushaka fund. Hari na wing iri ku ruhande rw'amategeko kugira ngo barebe ibyo ba solving ibibazo byose bafitanye na FIFA. Ban mu kwa mbere izaba yaravuyeho. Uwo munyamategeko rero n'undi umwe wo mu Rwanda nawe wabaye consulted bababwiye bati mwe muretse kwishyura Lotfi amafaranga. Ko kwishyura Lotfi amafaranga it means ko mwamaze kwemera ko mwamwirukanye mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mushobora kubikora mutyo agahita icyambere kuregera muri FIFA nabyo bigira procedure bisaba n'amafaranga bisaba na fund. Ntago umuntu wese abyuka ngo ahita ajyana ibirego muri FIFA bisaba no kwishyura umunyamategeko uzakuburanira bisaba ni procedure. Bababwiye bati mushobora kuba musponsorije hubwo gushoza urugamba umuntu wa miliyoni 20 z'amanyarwanda. Aramutse agiye kukurega aburana kumwishyura amezi 20 yarasigaye ku masezerano. Turimo turajyana. Ushobora kumuha amafaranga uvuga ati no kumwishyura ibiri mu masezerano. Ibiri mu masezerano ntago ari uko mu by'interpretation ko bivuga. Amasezerano avuga ko nuramuka umwirukanye mu buryo bukurikije amategeko nta kintu umuha, no mwirukana mu buryo bunyuranyije n'amategeko hari ibyo umuha. Ariko ibyo ngibyo bishobora kuba minimum. Bivuga ngo uramwishyura amezi 3 ashobora no kukurega muri FIFA ukamwishyura amezi 20 yarasigaye ku masezerano. Rero bavuze bati mwebwe nka Rayon Sport ntacyo muhomba mu kuba mutahitse mu mwishyura akakanya. Mumureke mwe gufandinga mwe kumutera inkunga y'amafaranga mu gukora procedure ya FIFA. Mumureke nakora procedure ya FIFA muzatanga ibimenyetso bifatika bigaragaza impamvu yatumye mumwirukana. Iza mpamvu ziri detaye munazana amasezerano mureba aho bihurira. Ni kwa kundi ibyo hari raporo iri detaye muri Rayon Sport bakoze igaragaza umusaruro na performance. Umucamanza nareba kabona mwari mufite impamvu zo kumwirukana azababwira ati nta n'igiceri cy'ijana mu muha. Nareba kabona nta mpamvu zo kumwirukana mwari mufite muzaba mutsinze urwo rubanza. Urwo rubanza ruba rurangiye rubaye closed. Muhita mutangira urubanza rwa kabiri rwo kuvuga ngo noneho indishyi ni iyihe. Umuntu uburanira Rayon Sport mu ndishyi abashobora noneho kuburana avuga ati okay ariko mu masezerano harimo ibyari byanditsemo. Ari byo bihe by'amezi 3. Kuba ari amezi 3 ashobora kujya hejuru ashobora no kujya munsi. Ibyo ni umucamanza ubigena. Rayon Sport ishobora kuburana ivuga amezi 3 twari twaravuganye mu masezerano dore ngaye. Ariko umucamanza ngo hari n'igihe areba akavuga ati no ibi bintu uburyo byagenze no gusiragira kuri uyu muntu mu muhamezi 4 mu muhamezi 5 mu muhamezi 2 mu umwe ukwezi kumwe ni judgment y'umucamanza. Ariko muri analyse ngo bakoze abanyamategeko basanze icyo kintu cyo kuvuga ngo araregera amezi 20 kidashoboka kuko hari amezi 3 yanditse muri contract
rero Rayon Sport yabaye iholdinze icyo yakoze yahise imuhemba ukwezi kwa 10. Sorry gato ayo mezi 3 yanditse muri contract nayo bamuha nk'imperekeza mu gihe baba batsinzwe mu gihe batsindwa urwo rubanza. Donc bigaragaye ko bamwirukanye mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Fine. Ariko mu buryo bw'amafaranga ubwo babibabariraga mu buryo bw'amafaranga bavuga bati bashobora kubaca ayo mezi 3 ariko bagahita babaca nk'indishyi z'abavoka z'abacamanza simbizi shobora kugenda bikagira nko muri miliyoni 20-25. Ariko aho ni mu gihe mwatsinzwe. Ese kuki mwakwitsindisha mbere yuko mutangira urubanza? Donc kuki mwakwicira urubanza ko mutsinzwe kandi mutararutangira ni mutararuburana? Abanyamategeko bagira inama Rayon Sport bavuga ati mu byihorere niba ashaka azarege n'ubundi gihano babaha nticyarenga amezi 3 barayabaca n'ubundi muyishyure kuko ari mu masezerano yanyu.